nongeye kwifuriza ibihe byiza ari nako ngwa ikaze mu mwanya w'umutumirwa Ndindungutse Epa. Kuri uyu munsi umutumirwa wacu ni Profeseri Rwigamba Barinda, akaba ari umuyobozi wa Yerika ndetse akaba ari nawe wayitangije mu mwaka w'1996. Profeseri, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Mu gutangira, abantu benshi bazi na Barinda, bazi Yerika, ariko bakeneye kumenya mu by'ukuri Profeseri Barinda ni muntu ki kuva avutse kugeza amagingo ye. Ntabwo byoroshye kwivuga, wenda ndahera nk'ibikorwa nakoze. Ubu navutse muri 1948 kwezi kwa 10. Navukiye i Masisi muri Kongo. Niga amashuri abanza, niga amashuri yisumbuye, niga kaminuza muri kaminuza bitaga Lovanium University i Kinshasa. Hanyuma njya Lubumbashi University, ndagiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza 74, ndetse ndangiza mfite n'amanota yo hejuru cyane 80%. Bafata nka assistant professeur 74. Mba assistant professeur, ariko nakomeza ndiga muri lisansi yindi ya kabiri 77, ndetse ngira na diplome yindi ya agrégé de l'enseignement muri uwo mwaka 77. Hanyuma nkora doctora ngosike bahita PhD, nyirangiza muri 82. Urumva yuko ushaje cyane. Ariko ndakigisha niyo munsi ndakigisha abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere bose ndabigisha. Ubwo imirimo mwagiye mukora yo ni iyihe? Ubuzima bwanjye hafi ya bwose nabaye muri za kaminuza nyinshi zinyuranye, na niyo munsi ndakigisha. Ibyo nkunda cyane rero. Dutahutse mu Rwanda, nabaye mu ba mbere bo kuvugurura no gutangira kaminuza y'u Rwanda i Butare 1994. Twari nabake cyane 1995 niho yatangiye mu kwezi kwa 4, ariko njye nageze no mu Rwanda ntahutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 1994. Hanyuma nkora i Butare kimwe n'abagenzi banjye, nza gushinga iyi kaminuza muri 1996. Dukorera kuri Saint Paul, nkodesha ibyumba 2. Saint Paul ni kuba padiri mu mujyi hariya. Hanyuma itangira buhoro, ariko dutangira n'abarimu ba kaminuza bafite amadoktora na PhD. Nibuko umwaka wa mbere twari abanyeshuri 204, twari dufite abarimu bafite abadoktora nka 6. Korera hariya, hanyuma tuza kubona inguzanyo ya banka, twubaka hariya Kacyiru hariya hasi. Twahageze muri 1998. Icyo gihe n'abanyeshuri baba benshi, kandi tumaze kumenyekana ko ari ikigo gitanga rwose ireme, ari ikigo gifite umugambi wo guteza imbere igihugu. 2003 nza gutorwa nka senateri. 2003 kugeza 2011, imyaka 8 nkora muri parlement ni senateur. Manda ishize imyaka 8, abasenateri bagira gusa manda imwe, nongera ngarukanga mu kigo. Nta n'ubu ngubu renda cyakirimo. Nkunda uburezi cyane. Niki cyagukundishije uburezi? Icyankundishije uburezi ni ikibazo cyiza. Ni icyerekezo cyanjye cy'ubuzima cyo gufasha abantu. Yuko gufasha umuntu bimuhaye ikintu ni byiza, ariko iyo umufashije ngo azifashe ni byiza cyane birutaho. Iyo umufashije ngo azifashe, uburezi bufite ireme, uburezi buhuza ubumenyi n'ubumenyi ngiro hamwe n'indangagaciro z'ubuzima n'amahame. Iyo bihujije rero, uwo muntu uvuye aho ngaho aba ari umuntu uzagirira akamaro, akagirira akamaro umuryango we, akagirira akamaro abandi, akagirira akamaro igihugu, akagirira akamaro Imana. Umuntu wuzuye. Iyo fondasiyo rero abantu benshi bakunda kuyireka, ndetse n'ibigo byinshi bya kaminuza ari no hanze ntabwo bayitaho na buhoro. Iyo twita uburezi butuma umuntu aba umuntu muzima. Ayo mahame n'indangagaciro z'ubuzima, ayo mahame n'indangagaciro, amahame yo kumva yuko inshingano yacu ari kuba umugaragu w'Imana n'umugaragu w'abandi bantu bandi. Ihame ry'icyizere mu Mana, icyizere mu gihugu cyawe, icyizere mu buzima, icyizere mu cyerekezo cyiza. Ihame ryo kumva yuko ubuzima bagomba gushingira ku ndangagaciro. Ihame ryo kumva yuko isi n'isi ifite ibibazo byayo, ariko tugomba kugira ibitekerezo byiza biduhaye intsinzi buri gihe, biduha imbaraga nyinshi, bitsinda ibitekerezo bibi. Ibitekerezo bibi, ibyo kwigaya, ibyo kugira ubwoba, by'amashyari, byo kubira agahinda. Niba wahora
n'ibibazo umuntu akora igishobotse cyose hanyuma ukavuga uti ikidashobotse ibyo ngibyo ntabwo ari ibyanjye n'iby'Imana kuko byereka Imana. Ayo mahame rero no kugira ubuzima bushingiye ku ndangagaciro, ku bunyangamugayo, kwicisha bugufi, kwihangana, kwirinda, kuzuzanya, kubabarirana, koroherana, biba ari ibintu bikurimo kandi ukabitoza n'abandi. Aho rero ugashyiraho ubumenyi noneho koko n'ubumenyi ngiro bw'umuntu ufite ireme ry'uburezi. Ngarutse inyuma mu buzima bwanyu mukiri bato, mu gihe cyanyu mukura, hari ukuntu usanga umuntu mu buzima yabayemo hari ibihe wenda baranyuzemo bikomeye, rimwe na rimwe binamufasha kuba byaramufashije kwiyubaka kugira ngo abe uwo ari we magingo aya ngaya. Mwe hari igihe mwaba mwaranyuzemo cyabakomereye mu buzima ku buryo muravuga ngo iki kintu cyamfashije kwiyubaka gituma uri uwo uri we magingo aya? Twagiye duca mu bintu bikomeye cyane. Muri byo ndibuka mu mwaka wa 1994 nari mfite kaminuza yigenga kuri Goma n'umwarimu ni Kinshasa muri kaminuza zabo. Icyo gihe nyine kubera ibibazo byabaye mu Rwanda byagize ingaruka ku bantu bari batuye muri Kongo, cyane cyane abantu bise Abanyarwanda. Icyo gihe rero twibona turi mu ntara hamwe, twibona turi mu bicanyi, twibona turi mu bantu batwicaje kandi kuko abantu bamwe barapfuye. Tekereze nkanjye ufite abanyeshuri, ufite abarimu n'ikigo cya kaminuza kizunguruzwa n'abo bantu. Utekereze nimba nayo nyine gusa yakoze igitangaza. Ntabwo imbaraga zanjye n'imbaraga z'Imana. Ubwo rero nta telefone cyo gihe hari nta communication. Amatelefone aje vuba, agendanwa, ndavuga amatelefone agendanwa aje vuba cyane. Nanga mu Rwanda yahageze mu 1998. Utekereze nk'abo banyeshuri, nk'abo barimo ngo tubazane nkino mu Rwanda, abandi mbese bareba ukuntu bakwikiza ubuzima bwabo. Utekereze nk'icyo ngicyo kuzana cyo nyine, ariko si cyo nyine. Ubuzima umuntu ahura n'ibintu byinshi, ariko iyo umuntu afite amahame nakubwiye byahame byo kugira icyizere mu Mana, no mu buzima mbese buri imbere uravuga uti Imana niwe ufite ubuzima bwanjye mu ntoki zawe, niwe utanga ubuzima kandi ukabwisubiza, kandi ku muntu kwizera ushobora byose. Utekereze nk'ino 1994 tugeze ino, wari ukiri muto cyane, igihugu cyari gifite ibibazo byinshi by'umutekano, by'ubukene, ariko umuntu akihanganira imyaka yose, none ibintu bikaba bigeze kuri urwego rwiza cyane rushimishije. Ubwo rero hari ibintu byinshi cyane abantu bakora nabyo bituma rero tugira ubuzima buzi ibyiza n'ibibi, tukagira amahame atugenga mu buzima bwacu, tukagira indangagaciro, tukagira icyerekezo. Icyerekezo rero ni ukubaka iki gihugu, kubaka u Rwanda n'imbaraga zose. Ibyo byose bisanga umuntu afite icyerekezo cy'ubuzima. Cyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, cyo cyerekezo cy'ubuzima. Ku giti cyanjye rero icyerekezo cy'ubuzima kwari kugira ngo ngere ku rwego rushimishije mu myigire yanjye, mu bumenyi no mu bushobozi, ariko bishingiye ku mahame ndangagaciro zanjye. Ibyo byatumye mba icyo ndicyo n'ibyo ngibyo nicyo cyatumye nshinga nk'iyi kaminuza. Usibye kuba wari waratangije kaminuza n'ubundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ukaza wagera mu Rwanda utahutse ugatangira kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda, igitekerezo neza cyo gutangira iyerika cyaturutse ku kimbarutso yabaye iyihe? Imbarutso yabaye yuko kaminuza y'u Rwanda yafataga abanyeshuri bake cyane nyine kubera ubushobozi bwari buke muri leta. Urabyumva neza? Ndavuga ni hariya muri kapitale hari abantu wenda bafite impamba bakuye hanze, cyangwa ikindi kintu kindi babona bafashisha abana babo batabonye imyanya muri kaminuza ya leta. Nuko natangiye, ariko ngiye mfite icyizere kuri kaminuza zatoza abantu ku bintore, kuba indatwa. Mfite icyizere 100%. Ngarutse inyuma ku myigire yawe, wambwiye amalisanse wagiye ubona, amashuri wagiye wiga, ariko kirya gihe mwiga, nkurikije imyaka wagiye umbwira, wasangaga abantu benshi batarakangukira ikintu cyo kwiga, niba cyo wasangaga bakomeza ngo baminuze, bagire n'intego yo kugera kuri PhD. Hari igihe wasanga n'urangije imanite yumva ari umuntu ukomeye. We niki cyawukundishije kwiga ku buryo wakomezaga ugakomeza? Urakoze kuri icyo kibazo. Icyo gihe ndetse na nyuma yaho amashuri yari make cyane, ari nangaha mu Rwanda.
n'amashuri ya segonderi yari make cyane, wenda hari nka Save, hari Musanze, hari ahantu bita Zaza, hari no muri Kongo amashuri yari make cyane cyane cyane. Ndibuka turangiza primaire twara amashuri 5 tujya muri primaire imwe gusa wa gatandatu dukora ibizamini, abanyeshuri badufashe turi bake cyane, abandi baricara barangije uwa 5 w'amashuri abanza, uwa 5 w'amashuri abanza kujya mu wa 6 w'amashuri abanza akaba ikintu cya competition, ikirushanwa, ibigo byinshi kujya muri segonderi ho rero kwari kujya kure cyane cyane cyane. Amahirwe nagize mu muryango wacu nuko papa yarajijutse, yavuye mu Rwanda ajijutse, agera nyine kubera ibibazo by'ubuhunzi by'imiyoborere mibi kera, hanyuma ajijutse aravuga ati nubwo meze neza, yari umworozi papa, afite inka nyinshi, ati abana banjye bagomba kwiga, niwe waduhataka cyane papa. Avuga ati ntabwo tuzi imbere hazaza, ati ibintu by'inka, ibintu by'inzuri, by'iki, ati abana bagomba kwiga. Byari bigoye rero kwiga cyane, nko kwiga kaminuza kuva hariya kuri Goma kugera za Kinshasa cyangwa za Lubumbashi n'amasaha 2 ku ndege, ni ibirometero 2000. Ndahandi kaminuza yari iri. Niyo mpamvu gihe muri Kongo bafashe icyemezo icyo kwemerera za kaminuza zigenga, nafashe ya mbere kuza gufungura kaminuza yigenga hariya kuri Goma, Inigo Université de Goma yanjye, ariko ngo yasenyutse bese bagize ifu byose. Uko uwo mubabaro wo kubura akantu nigira, hamwe n'abandi bake no kujya kure cyane, niwe watumye mvuga nti reka nzane kaminuza kuri Goma, ayo nanga y'i Kigali, niyo mpamvu navuze reka nzane kaminuza nanga y'i Kigali. Bamwe bigira i Butare, abandi bigira muri kaminuza ngaha. Nige nayitangiye abantu ntabwo babyizeraga, ariko nyine mfite icyizere muri njyewe cyane, mfite icyizere kuri kaminuza yakomera sekira kuri urugwe. Imbogamizi mwahuriyemo nazo niziye muri iyo myaka yose 20, cyane cyane ko ari nkayo kaminuza yigenga yari itangiye mu Rwanda, wayitangije ku mpamvu wari umaze kudusobanurira? Imbogamizi ya mbere ni imyumvire. Imana tangije umushinga nk'uyu nguyu mu gihugu kitamenyereye ibigo bya privé, ibigo byose byigenga n'ibindi, imyumvire ni ikibazo. Bakeka yuko ibigo byigenga byose ari ibigo bishakisha amafaranga, ari ibigo bigira bite. Nk'inzu twicayemo ifite miliyari, ifite agaciro bayibariye, ntabwo ari njyewe, ntabwo ni societe, amasosiyete azi kubara agaciro k'amazu nka miliyari 7 na miliyoni 300, tukazishyira ngaho ngo abanyeshuri bayigiremo. Ubwo amafaranga abanyeshuri bayigiramo wazabona amafaranga, ntibishoboka. Iyo myumvire rero ifata ibigo byose byo mu burezi nk'abantu bashakisha ubuzima, bashakisha udufaranga, bashakisha iki. Nanone iyo myumvire cyahari, ni myumvire bisa nkaho yaca abantu intege, ariko buri muntu afite inshingano z'imbere y'Imana n'igihugu cye. Nkangiye inshingano yanjye nk'uko nabivuze, kanogira imisubiremo, no kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu, tugiha abantu koko bafite ireme mu Gifaransa c'est la combinaison de la science et de la conscience morale. Mu Kinyarwanda ko nabivuga, ni imvange y'ubumenyi n'ubushobozi hamwe n'amahame n'indangagaciro z'ubuzima, ukabivanga. Ku kintu warukomoje cy'imbogamizi ni imyumvire y'abantu bumva ko kaminuza zigenga zitangira kubera amafaranga. Wowe watubwiye impamvu watangiye. Mu by'ukuri nta kintu cyo kuvuga ngo ngiye no gushaka amafaranga cyari kirimo? Ntacyo na gito, n'ubwo ntacyo, ni ukwitangira. Ntacyo. Ariko uku gukunda uburezi kugera naho ubwitangira bigeze aha ngaha, nizo zari inzozi zawe kuva kera ukiri muto? Kuva kera nkiri muto, nakuze nkiri umwana muto rwose. Iwacu abantu baza batarama, bahabwa inka, ari mama, ari papa, ari hehe. Nuko dusanga icyo kintu cy'ubusabane n'abantu mu bintu byiza gusa, icyo twakuriye mutukira abana batoya. Nanjye mu gukura rero ndavuga nti Imana
icyampa nkomeze ikintu cy'ubusabane cyo gufasha abantu. Hanyuma niho naje gusobanukirwa yuko gufasha umuntu byiza ni kumufasha ngo yifashe, ni kumufasha ngo azibesheho kandi yibesheho neza, yibesheho ari intore, yibesheho ari intore aho hari hose basanga ko ari intore koko. Basanga ko ari umuntu muzima, umuntu ufite za ndangagaciro navuze, umuntu umukiranutsi muri byose, umuntu ufite kwicisha bugufi, umuntu ufite ukwirinda, akorohera abandi, akuzanya nabo izo ndangagaciro azifite, agira noneho ubumenyi bwo hejuru, ngo umuntu wakwiteza imbere akanagateza imbere n'abandi, akanagateza imbere igihugu cye, akaba ari umugaragu w'Imana. Ubwo rero nta kindi kintu nakora ni ukubaha ubwo burezi. Ni isomo nigisha n'iryo ngiryo. Iryo somo baryita ethics, Rwanda culture and civic education. Ethics, icyo gice cya mbere cya ethics ifashe ibice bine bikomeye cyane, mpapuro hafi nka 60-70 ibitabo byinshi abanyeshuri basoma, no kwerekana yuko igituma umuntu agira ubuzima bufite umunezero kandi bw'intsinzi, icyo akora cyose agahabwa imigisha n'Imana kandi akanezerwa, nuko ubusasirizo ndangagaciro n'amahame y'ubuzima. Icyo ukora cyose, uri umucuruzi, umunyapolitike, uri umwarimu, uri umushoferi, uri menubiziye, icyo ukora cyose uri menubiziye, abantu bakamenya bati hariya uriya musore yumubwiye ikintu, niyo yavuze ikintu aba ari ukuri. Iyo nshasa akabati, akambwira akabati uzakabona nyuma y'iminsi 15 mukumvikana, ugasanga ko yagakoze, yagasize verni, urishima cyane. Uzamurangira n'abandi bandi abishite zawe, uzafuti utanashaka ameza, utanashaka iki, uzamurangira n'andi wa musore. Impamvu ni iki? Impamvu nuko yatunganyije amasezerano yawe. Zari inzozi zawe kuva kera. Ngo mfashe abantu bazifashe mu buzima. Hari ahantu nigeze gusoma bavuga ngo ukiri muto, ukiri n'umwana muto, ngo wajyaga wandika ku makaye yawe yo mu ishuri ngo Professor Barinda, ukiri muto. No kuri koko. No kuri nge nandika ni Professor Dr. Rwigamba Barinda. Ibyo rero bikampa imbaraga nyinshi cyane z'imbere. Cya cyizere mvuga ntabwo ari cyizere cy'amagambo, cyizere kivuye ku Mana, kagira imbaraga nyinshi cyane z'imbere mu mutima n'izinyuma. Twize amakondisiyo mabara bazungu batwigisha, badutuka, batuzambaguza, ariko twagira ikintu cyo kwihangana. Ngewe nzi yuko abo bazungu igihe kizagera nkabasimbura ngafata umwanya wabo. Bya bindi twizemwo bya context mbi yo kutubwira yuko ntacyo dushoboye, ngiye nkabihindura, nkigisha abanyeshuri babwira yuko bashoboye, yuko bazigirira akamaro, yuko bazaba intore z'igihugu, intore z'Imana. Ese ngahindura ayo mateka, kwiga ntibibe ikintu kibi, ikintu cyo gusuzuguza abantu. Abo bazungu badukoreye, abonye nkabashyira muri mu kintu cyiza, kumva yuko kwiga nta gisa nabyo. Ni wo munani nyakuri, umunani wagufasha mu buzima bwawe, ugafasha umuryango wawe, ukiteza imbere, ugateza imbere igihugu. Ari umunani mwiza. Tugenda tugana ku musozo, wenda reka tujye mu buzima busanzwe. Ayo mubonye akanya ko kuruhuka, muvuye mu kazi mukora umunsi ku wundi, ni iki kibafasha kuruhuka? Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, nkunda Imana cyane. Soma Bibiliya, ngasenga, nkaririmba, ikanduhura cyane. Bireba nanga muri biro, reba ibintu byanditse. Ijambo ry'Imana n'Imana. Iyo ntarangaha imba ni mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana nta handi wambona. Ku kijyanye n'urubyiruko muri rusange, wenda dusoza nabaha ubutumwa nabaha nuko umuntu yigira. Ushaka kuba intore ubayo, urayiharanira, ariko ngo ugere ku butore nibyo guharanira, kandi ubihanira igihe kitari kirekire cyane, yuko ugira ibintu bikuza nko muri kamere yawe by'ubutwari, ibyo kwinesha, ukanesha uyu mubiri n'irari ryawo,
ugamije ikintu kizabwirira akamaro cyane. Ibyo bintu rero mu kubikora bisa nkaho byagorana mbere, ariko hanyuma uza kumenyera ubwo buzima bundi. Iyo umaze kubimenyera rero nta mbaraga ubishyiramo, ubwize kamere y'indishya, ubwize kamere y'indishya. Icyo nabwira na mbese urubyiruko no gutsinda ibishuko by'isi, no gutsinda irari ry'uyu mubiri, bakagira ku cyerekezo bafite cy'ubuzima bwabo bwiza. Icyo cyerekezo bagashyiramo umwete n'umuhate cyane, bakagisha inama. Kenshi na kenshi umuntu arenze iyo myaka ya 22, 25 abamaze gufata ikirere cyiza, abamaze gufata ikirere cyiza, aho kenshi na kenshi nk'urubyiruko rwangirika ni muri iyo myaka hagati ya 14 na 22, aho twita mu Kinyarwanda igihe cyo kuba mbese ingimbi, adolescent, cyo kuba ingimbi. Ariko nageze ku myaka 25 abarokotse bwa buzima mbese bwakwangirika. Icyo gihe afata ikirere arubika kiganeza cyane, akaba agamije kugera ku ntego izamufasha mu buzima bwe ndetse n'ubw'abandi. Icyo rero nabwira rwose urubyiruko ni ukwitonda kandi bakumva yuko uburezi ari uburere n'ubumenyi kubihuza. Uburere n'ubumenyi kubihuza, yuko uburere ni hahandi hari indangagaciro abantu baziga, abantu bazitoza abantu, kandi abantu bakazemera atari agahato. Iyo uzemeye rero wihindura kamere yawe, kamere irahinduka. Mu Cyongereza baravuga bati you become what you practice. Vous devenez ce que vous pratiquez. Ubu ngubu sinzi ni bumwe nk'itabi, utangiye kunywa itabi ryagusharira cyane, bagenza bati hangane. Iyo unyoye ukwezi kumwe umubiri wawe wajyanze mbere bikamara nk'icyumweru, urarimenyera. Iyo uwo mubiri utaribonye ukomerera nabi, kuzarereka rero akaba ari urundi rugamba rundi. Nkuko wakwitoza nanone ikintu cyiza, iyo witoje rero ibintu byiza biza muri kamere yawe, iyo witoje ibibi bijya muri kamere yawe. N'amahitamo ndibona ngo bambwira urubyiruko ngo bitoze ibintu byiza bijya muri kamere yawe, bibafashe. Nasaba nk'urubyiruko barangiza amashuri, amasomo bize yo kudasaba imirimo, ahubwo yo gushinga mbese imirimo. Kenshi na kenshi bavuga ati gushinga nka company, nka societe, gusaba amafaranga. Oya. Uzatekereza cyo azabatekereje nabi. Utangirira ku busa, utangirira ku bitekerezo byawe. Iyo gutekereza gufungura umushinga nta mafaranga bigusaba. Iyo ukora igenamigambi y'igihe cya bugufi giciriritse cyakure nta mafaranga bigusaba. Iyo ugira imitunganyirize byose ibyo bintu nta mafaranga bigusaba. Iyo mwishyize hamwe nk'abantu nka 2 nka 3 mukabitekereza mukabipanga nta mafaranga bibasaba. Iyo utangiye umushinga urumwe nta mafaranga bigusaba. Amafaranga aza nyuma, udufaranga duke tukaza, umuntu akadukoresha ku mwanya watwo igihe cyatwo. Abantu benshi bahomba yuko bashaka karani gishoro, bagashaka nk'inguzanyo ya banka, afite nk'inzu akahita akabona n'ingwate, agahomba yuko umushinga ntabwo wahiye mu bitekerezo, migena migambi ntiwawusengeye ku Mana. Gwite Mana ngo n'umushinga wawe ntabwo umushinga wanjye Mana, utenyewe ndumugaragu wawe. Itangiye umushinga utahiye urapfuba, ugahomba, ugacika intege, urapfuba. Natangiye kaminuza ngera n'amaguru mu wa Kigali, utanze ninde ngenda n'amaguru kuri Semporo nta biro nari mfite. Nakoze shaka utumba tubire duto, biro yanjye ari muri corridor, ncara ku ntebe, ameza yanjye ari ibiro byanjye, ndi full professor, narije kaminuza ngera n'amaguru. Aba bose ubona muri ville bafite imishinga, ubuzima bwabo nuko nguko. Ndagira ngo uzababaze abo bose mbese bona ngo bakize, bameze neza, bafite amasosiyete bakoresha abantu magana bagendaga n'amaguru, batengiye kuri zero. Kandi sanga gusa ni kwisi hose babita entrepreneurs. Entrepreneur ni umuntu utangiye umushinga, umushinga ntabwo uzahomba na rimwe. Ubuzima bwe
hamwe n'uwo mushinga aba ari ikintu kimwe. Uwo mushinga wahomba apfuye nabwo adafite abamusimbura bazagenda ku mahame y'ubuzima. Nuko bose batangira ari ba Microsoft, ba Bill Gates, bande bose nuko batangira. Ubwo rero iyo ukora ikintu ufite icyo cyizere, ubwenge bwawe butekereza ku ngamba wakoresha ngo ugere kuri iyo ntego, ukoresha amafaranga make cyane. Nk'ubu amafaranga yacu aha ngaha dukoresha watangara, ariko tugira. Ubwo rero ubwo bwenge butuma utekereza ku ngamba zakoreshwa ngo ukoreshe amafaranga make ashoboka kandi mugere ku bintu byinshi byiza. Umushinga wari wo wose umuntu akoresha amafaranga make ashoboka ngo no umushinga uramba kandi uzagirira akamaro abantu benshi. Iryo ni ihame ku isi yose, ni ihame y'aba entrepreneur, waje entrepreneur wari we wese. Ivyo ngo abantu batangiriye ku bucuruzi bw'inkoko, ubu ngo bakaba bageza Chine, bakaba bageza Dubai, ni kuri radio barabivuga ku bucuruzi bw'inkoko. Agataro hagatangira agataro akibumbi 2 by'agataro akabereka dahiyatsu. Ariko ibanga niki? Ibanga nicyo cyizere, ibanga n'umuhate n'umwete, ibanga n'icyerekezo cyawe, ibanga no kutagira ubwoba, ibanga no gukora igenamigambi ryiza, ibanga no kugira ubuzima bw'indangagaciro, ubuzima bushingiye ku ndangagaciro yo kwitangira umushinga uzakorana n'abantu ari imbere ari inyuma. Imbere nabagusanga nk'abukoresha twebwe hanga noneho hari abukoresha, hari n'abanyeshuri ngo bakubonemo icyo cyizere muri bo, bahugirire icyizere. Umuntu afata amafaranga ye ajye kuverisa kuri konti yawe, aribwo bwa mbere utangiye umushinga avuga ati eske uyu muntu afashe amafaranga akayacikana, yatekereza aho hantu mfite 100 byanjye njye kubishyira muri konti ye, ntiyacikana se? Ari nk'abantu 10, 20, nk'abantu 100, abantu 500. Abantu bagirira icyizere nuko uba uri umwizerwa ukorana na za banka, wafata inguzanyo ya banka yishyura ntukererwe n'umunsi n'umwe. Ari no kubura rukaburaraye ibyo wasezeraniye banka n'abandi bantu byose ukabyuzuza, ukaba umwizerwa koko. Iyo utari umwizerwa rero entreprise yawe iragwa, niko guhomba. Izo n'agaciro nazo ni iz'ingenzi cyane mu gushinga umushinga, bese mu guhanga umushinga, kandi umushinga uzogira akamaro n'abantu benshi cyane. Nubwo itangiye bwo hejuru rero. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro. Murakoze cyane, nanjye ndishimye, ni ikiganiro cyiza. Murakoze. Imana iguhe imigisha.